Sipozo kutaje kundeba cyaba byagenze bite? Ntabwo uzi ukuntu byagendekeye. Ariko pazo urabene ibintu bigize uzabishobora. Ibiki se sha? Kubaho nta kibebu tereta ma. Sha nibyo wambwiraga men, sha urifu kabisa. Ugize ngwi Gute se wabyawe? Vande Tumeze neza. none se nkandangiye ku mukobwa witwa Delphine. Aho sha uwo mukobwa ndamuzi. Wajya ureka kwiyemera umukobwa uramuzi cyangwa wanamukunze. ugize ngwi Ese sha wetse kuntiza abantu wahambye muri rogo. Ako se muri mu biki nkandangiye mukareka kunesha igihe. Tugende makwereka. Tugende ndi kwihuta nta mwanya mbafiteho pe. ugize ngwi Ese umukobwa mbona ufite agasuzuguro. Ngabanya hindura umuhungu gusa ugumva mvuze iki? Sibyo navugaga urumva agasuzuguro afitera. Ndakwiyamya mu gahungu we ngabanya umuntu. Sizi mbese se ndi kwiyoboza kanzana y'igati. Yuba koma seconds ko na utoroshye. Wabaretse se aho ro bakinisha nawe bazi. Ariko sano ko ari amagambo menshi habaye. Siba hose, siwe wabiteye se. Kandi sha unteje amabebi wajya upfusha kandi ubwo nagukoma. Ko bya bintu biri seriye we. Cyane ubuso barafite. Twigende turekane imbesire z'abahungu. Ariko se ko numva ufite agasuzuguro nitwe muri gutuka. Kwamazi byo se birabareba. N'undi munsi. Kandi ubu twabakoma. Agenda dukoma. N'uyu nguyu.